kuri Bunyoni wasimbutse urupfu Uwiteka afashe umwanzuro. Kuri Rwasa wafungiwe mu gihugu akaba atasohoka akaba atakinjira Uwiteka yafashe umwanzuro. Kuri generali uyu mujenerali Niyombare Godefroid Uwiteka yafashe umwanzuro. Ku ntwaro ya CNDD-FDD Uwiteka yafashe umwanzuro. Biguma byoro gendi gusoza amasengesho Imana yari yaramwe yo gusengera igihugu no gusengera bene igihugu. Ubu n'ubuhanuzi mpanuye mu butware nka Eliya wahagaritse imvura imyaka 3 n'amezi 6. Ibintu by'imikino abarundi mubamo n'abandi bantu mukabamo ibintu bikabasiga bikabacanga CNDD-FDD igivuga ngo igikarabye igiye kuyigidakarabye. Peteke shezererere bozomene yazopaya Bunyoni mwamuboshya amaguru n'amaboko nuko yiyoroheje. Inama keshi zarakoranye ngo wamwica Yesu akinga ukuboko. Rwasa Imana iramwogara ntiyongera kuvuga Uwiteka akinga ukuboko. Godefroid Niyombare warahunga ariko ibyo yari yaharaniye murabona ko byari byiriya kudeta. Wasanga yararebye ko CNDD-FDD ntaho izageza igihugu. Simbizi sinari impaka ndi gutambutsa ubutumwa Uwiteka yampaye. Twinjiye mu gihe cyo gusoza amawombi. Wowe rero tubana we tugendana uri mushyo kandi saboni usanzwe kandi ukabana mushya mu kandi like twese bitureba yo gushyigikira ivuga butumwa. Uwiteka ashimwe ahabwe icyubahiro. Turi mu bahanuzi butarimo gukinata butarimo gutwenga oya turirimba uririmbye rimwe asenze kabiri dusenga icyo twatura icyo duhamya nuko Uwiteka agiye kwitamurura mumutegereje igihe mumwizeye igihe ntabwo amaboko yanyu azaguma ategereje ahubwo bonyene apetekeshezerererebo zomene yazopaya. Niba wumva buno butumwa amavi yawe nafate hasi ugiye kwakira igitangaza kandi ntuhumbye buno hari ibigiye kwibonekeza buno mugiye kubona message Uwiteka we mugiye kumubona muri presidence utabatinya we udafite ikibazo kimwe. Data mugiye kumubona yigereye Yohane nta muntu n'umwe hano. Hari abantu bihinduye Imana abandi bihindura ibigirwamana abandi barikomeza barikakaza. Umvuko Uwiteka avuga umushyira kuzimu akanashyira hejuru. Uyu niwe wahanze Burundi, niwe uvuga ijambo rikubahirizwa, niwe uvuga ijambo rikumvwa kandi urisuzuguye Imana ikamuhana by'intangarugero. Je ndi intumwa Uwiteka yantumye ngo mbivuge. Uwiteka arihagurukiye ibidashobokera abantu ku Mana bigiye gushoboka. Amaso yanyagiye kubona ibintu mu mazimisi mwumva babwira. Matwi yanya afungukire kubyumva. Akanwa kanyu kagiye gukoma induru muvuga ngo muziga Imana muzayitinya munayubahe kuko yigiye gukora ibitangaza utwumeza ibimenyetso. Neva ntuza uyu reverend kuriyo Angelique ndayishimiye mwebwe mwamaze kugota igihugu n'abandi banda birabe n'abandi mufite mwese gufunga kugira ngo igihugu gisome nturi. Imana yambwiye ngo musome mu byahishuwe igice cya 3 uhereye ku ndwi. Uwiteka ukinga ntibakingure, ukingura ntibakinge. Niwe ugiye gukingura Uburundi. Urugi mwashyizeho abarukinga, mushyiraho abahindizi, mushyiraho iminyururu y'ibyuma, mushyiraho ibindizo by'ibyuma, ariko Uwiteka wagiye imbere ya Kora kubw'abaperesi agiye kubivutaguza n'ibihindizo by'ibyuma bicemo kangahe kabiri. Zomene yazopaya. Imana yambwiye ngo mbabwirire ijambo
Yesu yarakomanze banga gukingura, koko yagiye kotereta y'amasaha, bakinguraga mu gatondo bagakingura no ku mugoroba, akomanga mu masaha yine banga gukingura, ariko arategeka urugi rurikingura. Arandika aravuga ngo uwandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya, ufungura ntibafunge, ufunga ntibafungure, shyize imbere yawe urugi rukinguye. Uburundi Imana ihashyize urugi rukinguye. Noneho homboka mbaya cyambo cya mukongomani hagiye gushya, mugiye kubona igihugu, mugiye guhabwa gakondo bamwe, abandi bayamburwe, mugiye bamwe kurira abandi baseke, bamwe bagiye kubabazwa abandi banezerwe, kugererwa mu kebo bagukubiye inshuro 7. Hagiye kuba ibitangaza, utwumiza, ibimenyetso. Mwiri imbohe ko zigiye kubohorwa, zigiye gutaha. Mwiri Bunyoni ko agiye gutaha. Mwiri Rwasa ko agarutse mu ruhando mpuzamahanga, uvuye muri gereza. Mwiri Niyombare ko atashye. Ariko mwire CNDD-FDD ngo izinga Karago na Matera, kuko ari Uhoraho wabigenye, wabitegetse. Ntabwo ari mwe mujabukana Abarundi. Kandi namwe murabizi ko muri ahatemba, muri Muvezari muparitse nabi cyane rwose. Ibintu byaragoranye, ibintu birayangara, ariko s'il vous plaît hagiye kugaragara umugabo nyamugabo. Urupfu yasimbutse ndarwongera kwipfesha atamaze gusimbuka. Kandi nanone ndagaruka kuri ubu butumwa bwihutirwa. Agathon Rwasa yafungiwe mu gihugu mu buryo bw'ibanga bw'ubunyepolitike, atipoke bo. Imana yaduhaye amakuru y'agacerere ka Agathon Rwasa, ariko Mutama ngo hanurire ntabwo nzi, nta kintu wantumye. Uko Uwiteka avugana nawe wowe Agathon Rwasa, ugiye kugaruka mu ruhando mpuzamahanga rwa politiki. Shitani yakuriganyije kuba indongozi rwose, ufite n'ubwenge, ufite n'ibikorwa byiza, wari ufite n'akazoza n'iterambere, ariko Shitani yarakuriganyije akoresheje abadede, barakwicaza bakwicaraho. Ariko Imana yambwiye ngo iyo ntebe yigukuyeho, abamufasheho intebe bakamwicara, Imana iyo ntebe yimukuyeho. Ikindi muri ubu buhanuzi, uwitwa Genero cya Generali Niyombare mwanka mwemera, mugiye kumubona i Bujumbura. Jewe ubu ni ubutumwa marayika yampaye, turi mu masengesho y'amezi 3. Ibintu ndi kubahanura nanjye ndi gusoza ya masengesho. Ni ubutumwa yenda mwihangane kubw'iminota. Godfrey Niyombare, uyu ntabwo tumwitiranya. Avuye mu buhungiro, avuye mu bwihisho, avuye mu bintu bisa n'ibyo bintu byose, agarutse mu gihugu cy'amata n'ubuki. Muramwitega ryari? Mumwiteguye ryari? Petekeshezererererebo zomene ya zopaya uravemo mene kuwa. Haleluya, haleluya, geshi wa mageshi, haleluya. Uwitwa Rengiyome cyangwa Giyome Bunyoni, Imana iguhambuye amaguru n'amaboko. Uwiteka akubohoye umutima n'umubiri, ugiye gutaha urekurwe. Imana yambwiye ngo usimbutse ipfu 3. Baporopoje kupfa, basanga wiyoroheje, ntiwarwana, iyo ugera muri gereza ugasa n'ubyimbye cyangwa n'ureza agatuza, abadede rwose bari kukurangiza. Agathon Rwasa iyo yibeshye akajya mu itangazamakuru akabandanya, akahamagara itangazamakuru akajya avuga, cyangwa akagaragaza ibikorwa n'imishinga akajya anenga nka ba Rupyiri. Ahawe ntihaba haki ibuka, ahawe ntihaba haki ibukwa,
uba wararuciye ukarumira. Ibyishingikirizo bireke, ibyo uhanze amaso bikurweho. Hari Imana itabara, igatabara ukanyurwa, kandi niyiciye inzira. Ni ukuvuga ngo uyu Agathon Rwasa mwamufungiye mu gihugu, murakorotira ibintu byanyu, muramubuza epfo na ruguru. Nibyo bunafungiwe mu nzu ye, kandi byose turabivuga. Nta bushobozi afite bwo gufata imiduga ngo ajye muri iyi ntara, ajye muri iyi ntara, agaruke muri oya. No gusoma ibitabo akaguma mu nzu, telefone barazineka, uwinjiye baramuneka, ugusuye baramuneka, ntufite aho uba n'aho utaba. Ejo uraraha, wahamara ukwezi, uti bahava bankorera ko bibe nka Generali Adolphe. Ngira ngo mu Burundi rwose yaba mwanicaga abantu bo hanze y'igihugu, ariko mwebwe ubwanyu ku ntwaro ya CNDD-FDD hapfuye benshi b'ubusa batari bakwiye gupfa vraiment. Uhereye 2015 biro bintu bibi. Ofete rero ngira ngo ni ikintu ku Mana yafasheho umwanzuro. Kuri Bunyoni Imana yafashe umwanzuro, kuri Rwasa Imana ifata umwanzuro, kuri Niyombare Imana ifata umwanzuro, ku gihugu cy'u Burundi Uwiteka yafashe umwanzuro. CNDD-FDD igiye kuvaho, hajyeho undi muntu Imana yavuze. Kandi uko ni kuri turi gusoza amasengesho. Iyi guverinoma yarahiye ntabwo izayobora, ntabwo izatwara iki ko ntabyiza, ko nta n'ibyishoboye. Anebo tereshezererebo, ntabwo izatwara. Ari imbere rwose. Rwasa ari imbere. Ndagaruka kuri Rwasa, muhe ubutumwa Imana yampaye, nawe agomba kwakira muri uko kwa 9, akabibera amaso. Arenga Iyome Bunyoni akabibera amaso, ndetse namwe mu bakunda mu bashyigikiye, ndetse nanjye ndimo. Amavi yanyu muyashyire hasi, amavi yacu tuyashyire hasi, afate ku butaka. Hama nitumara dusenge Data ushobora usumba byose, kuko mpamya ko ni umugisha. Data yaba aduhaye umugisha kubw'ubuntu bwe n'urukundo n'agakiza kiwe. Mungu asifiwe sana. Nukuvuga ngo nabonye ipfu eshatu. Uyu mupapa Guillaume uhoraho yamusimbukije. N'ubu ndavuga urwo nabonye buno rwihutirwa rushobora kumuhitana ruri hano imbere, kugira ngo tugabe, koko iyo tumaze kuvuga ibintu byageze hanze, shitani aratsirwa. Hama uyu witwa Agathon Rwasa, imbere y'ishobora byose kurahira n'icyaha, bari kugushakishiriza ikosa mu bantu CNDD-FDD itinya, yubaha, ifiteho ikibazo. Harimo Agathon Rwasa, Generali Agathon Rwasa, Generali Bunyoni, Generali Niyombare. Aba bagabo uko ari batatu bahangayikishije Reverend Kuriyo, CNDD-FDD. Niba hari ikintu kibahagaritse umutima, dore ngaba rero bose, kandi ruri kubahiga, kandi rurabahiga muri aya mezi twimirije turimo. Ntabwo ari ibizaza, si kera. Aba bantu rero hatabonetse ukuboko kw'Imana, imiyaga n'imiraba niwe ubihagarika. Iyo avuze ngo tuza, byose biramwumvira. Iyo avuze ngo tuza, byose biramwumvira. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe. Iyo urambuye ukuboko kwawe, imiyaga n'imiraba birahunga. Ni ukuvuga ngo uyu witwa Agathon Rwasa, uyu mwaka baramurondejeho amakosa ngo bamufunge, barayabura. Imana iramwimana.
umwaka waheze bamurondejeho amakosa ngo bamufunge barayabura. Imana iturebera Imana iturebera aho tutareba. Rwasa bamushakishirije amakosa bamwagiza bakayamurega akinjira mu mpimba bihera biheze barayabura. N'ubu ngubu Rwasa agiye muri social media uko yiboneye, bimwe Rukiri avuga n'abandi banenga ibya CNDD-FDD n'abandi sori inkweto zari zambangamiye. Ni ukuvuga ngo ni ubutumwa nge ntambutsa, gupfa kw'aba bagabo banapfuye n'ubundi barabahanye kandi igihano ntigifata ikindi. Barahanwe kuko Rwasa aba yarabaye perezida. Rwasa aba afite icyubahiro mu gihugu kiri hejuru y'iki ngiki afite, kuko Rwasa ni n'umuhanga arenga iyome Bunyoni. Nuko ubu rero mwebwe muri mu bihano. Gusa igitangaje nababwira barundi kaza bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu, aba bantu bagiye kuzuka nk'ikizinu kivuye mu butaka. Niyombare mu muboni Bujumbura, General Niyombare mu muboni Bujumbura rwose vuba mu mwitegure ko agiye kugaruka mu mukino, muri game ya politiki witwa General Niyombare agiye kugaruka muri politiki. Uwitwa Rwasa agiye kugaruka muri politiki ariko zitari ziriya z'abadede. Uwitwa Bunyoni agiye gufungurwa nawe agaruke mu ruhando mpuzamahanga rwa politiki, kuko igihano cyo kirarangiye. Zomene ya zopaya. Nagira ngo mbamenyeshe ko rero Uburundi Bunyoni Imana imusimbukije icyobo cyitwa urupfu, cyangwa se imusimbukije uruzi. Komeza urugendo wihanganye kuko intambara zitazashira, dore Yerusalemu ngiriya wamwamaje kukujyana. Ukomeza agakiza wihanganye, komeza gusenga wihanganye, dore Yerusalemu ngiriya wamwamaje kukujyana. Telefone z'aba bagabo ziriho ingenza, ziriho maneko, tubivuga uko ntimubyumve. Saha ku isaha aba bagabo ntibemerewe kuva mu ntara ngo bajye Bujumbura, bave Bujumbura nk'uku kwawe cyangwa kwanjye dutega bisi ava midi cyangwa premidi, ntacyo wishisha ntacyo wikanga ugahita ugenda. Akuna wapi, ntabwo bano byemerwa, ntibinashoboka, ntibyanabaho. Rwasa arabaho yihishe kandi mu gihugu cye, kandi abeho yihisha, abeho mu bwoba, abeho nta na viza yaronka ngo ajye hanze. Ntabwo bishoboka. Rwasa ntabwo yasohoka igihugu, kandi si uko yabimbwiye, si ibyo yantumye, nta makuru ugenda kubaha ariko kugira ngo mumenye ibigiye gukurikira. Ubwo muzamenya ko Rwasa yari yarafungiranwe mu bipangu bye, ameze nk'ufungiwe mu gihugu. Mumenye ngo Imana yabimukuriyeho, mumenye ngo arenga iyome Bunyoni aba yarapfuye, none uhoraho yakuyeho iki? Urupfu. Mumenye ngo Imana niyo yavuze ko igiye kumufungura, none ari hanze mu muryango we, nawe ararorereye isezerano ry'u Burundi ko risohozwa. Amen. Ni ukuvuga rero ubuhanuzi nicyo busobanuye, ni ubukubwira ibizaba, ibyabaye, n'ibiri kuba, n'ibyashije. Kuko uhoraho nakubwiye ngo hano ndaza kubahanurira, turi mu gusoza amasengesho, muze kwihangana, ndabahanurira kandi umwami Yesu aba ari gubahanurira ntabege. Kuko igihe cyo gusoza amasengesho tugomba kuba mu mwuka, indirimbo z'amavuta, amasengesho y'amavuta, ijambo ry'amavuta, buri kimwe cyose kandi kigakorwa neza mu izina rya Yesu Kristo. Rero nuko ingoyi ku maguru ya Bunyoni zigiye gucika, ingoyi ku maboko ya Bunyoni zigiye gucika,
kwihishahisha kwa Niyombare kugiye kurangira. Aho hose amaze igihe azenguruka mu butaya, amaze igihe azenguruka mu bugararwa, amaze igihe azenguruka mu bibazo, mu bihanamanga, mu manga, aho Rwasa amaze igihe yugaraniwe mu buryo bw'agacerere, nta tangazamakuru, nta nshuti, nta muvandimwe, ku manywa na nijoro ingenza zikuriho, documentation ikuriho. Ibyo bigiye gukurwaho n'umwami wacu Yesu Kristo. Bunyoni nawe agiye kurekurwa, akurwe mu mpimba, agaruke mu buzima en general bisanzwe nk'abandi bose, mu kirundi cyiza ukuri kwamye. Haleluya, Yesu turamubaniye. Koko harimo abantu baba bababaza abandi, abantu barushya, abantu baremerewe. Igihugu nk'iki mwabonyeho kari agafoto k'ikiburaburyo, ntiwamenya hepfo no haruguru. N'ubu ntiwamenya ngo Burundi buri kuva he, buri kujya he. Byaracanganye, ntiburi kujya imbere, ntiburi no kujya inyuma, ntiburi no hagati. Ibintu ntiwamenya isura yabyo. Koko nta migambi wakumva indongozi zifite, nta bikorwa bigaragara biri gukorwa, kandi ingendo zirakomeje, mouvement activité circulation, perezida arazikomeje na ba reverend kuri yo, ariko ibihinduka nibyo mudashobora gupfa kuronka. Ntabwo mwabibona, ntabwo mwabibona. Mesiya, 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 iyo urambuye ukuboko kwawe, imiyaga n'imiraba birahunga. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe. Iyo urambuye ukuboko kwawe, imiyaga n'imiraba birahunga. Iyo urambuye ukuboko kwawe, imiyaga n'imiraba birahunga. Rimwe abasenze kabiri, indirimbo ya 60 cyangwa se 60 mu ndirimbo zo gushimisha data. We mutima urira uze kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire. Mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira. We mutima urira uze kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire. Mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira. Bwira Yesu byose nk'inshuti yawe, ibikubabaza n'ibigutera. Arakunda afasha abashavuye, izera ijambo rye kandi wirira. Arakunda afasha abashavuye, izera ijambo rye kandi wirira. Ayiwe ngo abaremerewe n'ibiruhanya, babwire ko Imana yabaruhura. Ubahumurize utumukiza, amara agahinda kandi wirira. Ubahumurize utumukiza, amara agahinda kandi wirira. Bwira Yesu byose nk'inshuti yawe, ibikubabaza n'ibigutera. Arakunda afasha abashavuye, izera ijambo rye kandi wirira. Baremerewe n'ibiruhanya, babwire ko Imana yabaruhura. Ubahumurize utumukiza, amara agahinda none wirira. Ubahumurize utumukiza umwami wawe, amara agahinda kandi wirira. Yesu Kristo nashimwe cyane. Ngira ngo ndagaruka ku butumwa umwami Yesu yampaye, nkuzaniye wowe tubana muri aya materaniro. Ni ubutumwa bwiza cyane. Umuririmbyi yaravuze ngo ndashaka gusa nawe Yesu mucunguzi, ntawigeze kukumva uvuga urakaye.
ubutumwa Yesu yandungikanye burakureba nanjye burandeba. Umuntu ajya abyara umwana basa, umuntu iyo abyaye umwana usa na se, mu Kirundi ni uko nyine no mu Kinyarwanda ni uko, muri make abahiriwe. Kubera iki twebwe mu gakiza abapasitoro batubyara tudasa na Yesu? Kuki batatubyara mu ishusho yo kugira ngo tuvuke dusa na Kristo, tuvuke dukora nka Kristo? Ni ukuvuga ngo kuki nanone abapasitoro batubyara batatwigisha kugera ikirenge mu cya Kristo? Sinzi ikibazo gihari, kuki batatwigisha kugera ikirenge mu cya Kristo? Kubera ko iyo Bibiliya ivuze ngo ugera ikirenge mu cya Yesu, ntabwo bivuze ngo ugere ikirenge mu cya Yesu icyo kirenge gusa Bibiliya ivuze, oya, ivuze n'amaboko yagere mu ya Yesu, amaboko yawe ubwo nayo yagere mu ya Yesu, n'amaso yawe yagere mu ya Yesu, n'amatwi yawe yagere mu ya Yesu, n'akanwa kagere muri Kristo, ndetse ubuzima bwawe bwose uhinduka umukristo wa Kristo. Muri make bakubwiye ngo gera ikirenge mu cya Yesu. Ntabwo hakwiye gusigara urugingo na rumwe rw'ibisekuru byo mu muryango cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose kigutandukanya, kigusepara n'urukundo rwa Kristo. Kubera iki tudasa na Yesu rero? Uzabipimira hehe? Yesu mu rugendo rwe nta musazi wahuye ngo amusigare umusazi. Yesu mu rugendo rwe nta muntu shitani atwaje igitugu bahuye ngo noneho umuntu aguma atwajwe igitugu na shetani. Mugabo twebwe ikikubwira ko tutaragera ikirenge muke, nta bikorwa bigaragara nk'ibyo Yesu yakoze turi gukora. Ibyo dukora ngira ngo biri hasi cyane para raporo y'urwego byakabaye biriho. Umukristo rero usa na Kristo aba akora ibya Kristo, aba ari Kristo, aba ari muri Kristo, noneho akaba Kristo agakora ibya Kristo. Ibyo bintu ngira ngo uri kubyumva neza. Ariko umukristo utari muri Kristo Yesu, hari igihe bakigeramo ariko politiki ikakivangira, umuntu akagira ikirenge mu cya Yesu, politiki ikabinyoha, umuntu agashyiramo ubutunzi bukabifunga, umuntu shitani ikamuboha. Rero ntabwo ushobora guhabwa ubushobozi mu by'Imana utageze ikirenge mu cya Kristo neza. Niba ushaka kurota, niba ushaka kwerekwa, niba ushaka umwuka ukora ibitangaza, niba ushaka gusubizwa, niba ukeneye inyishu mu masengesho, mu masezerano, nagira ngo nkutangarize, nagira ngo nkubwire ngo Mungu aduhurumiye. Aha nyene niba utarageze ikirenge mu cya Kristo, ntushobora guhabwa marayika w'ibitangaza cyangwa w'imirimo n'utwumiza nk'uko Kristo yari amufite. Kubera ko wowe Yesu, abantu bigeze babwira Yesu ngo mwigisha, aho uzajya hose tuzajyana nawe, turagukurikiye, nujabuka ikiyaga turajyana, nuwambuka umugezi turajyana, wagenda n'ubwato, wagenda n'amaguru, aho uzajya hose. Bamubwira ayo majambo. Yesu arangije arababwira ngo ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka bifite ibyare, ariko umwana w'umuntu sifite aho kurambika umusaya. Mu yandi magambo Yesu yababajwe n'ibyo bamubwiye ngo baramukurikiye. We rero yarababaye. Abantu bakurikiye Yesu mu buryo Yesu wababaye kandi bamukurikiye. Abantu bakurikiye Yesu mu buryo Yesu arira kandi abantu bamukurikiye. Ofete nagira ngo gutangarize kandi nkubwire ko niba koko nta kwihenda kurimo, umuntu akaba akurikiye Kristo, ntabwo Yesu yasubira inyuma ngo yiburanye, yituke, yikubite kandi umukurikiye. Ahubwo ntabwo ukurikiye, sinkurikiye Yesu, kuko Yesu mbaye mukurikiye ntiyarira. Yesu rero arizwa nuko ngo yabuze aho arambika umusaya kandi abantu bamukurikiye. Impamvu Yesu yabaciriye umugani bamwe batanasobanukirwa, ngira ngo nkusobanurire, bishatse kuvuga iki? Yesu aravuze ngo ibyari, inyoni zifite ibyari. Ni ukuvuga abantu bafite akazi bakora,
akaze Bibiliya ikagereranya n'icyari. Inyoni irarika mu cyari, yamara kwarika batema igiti ikajya kwarika ahandi, kandi inyoni yarikaho iri bubone ibyo itora cyangwa ibyo isarura itabibye. Ni ukuvuga rero iyi nyoni n'akazi nuko, akazi bakwirukana mu Nyakabiga ukajya mu Kanyosha ukakaronga, bakwirukana mu Kanyosha ukajya mu Kamenge ukakaronga, bakwirukana mu Kinama ukajya ku Mutakura ukakaronga. Icyo cyitwa icyare mu buryo bw'umwuka. Yesu niho yavuze ngo rero inyoni zifite ibyare, ariko kandi ubwo ibyare ntibirama. Mu ijambo rimwe ntabwo icyare akazi karangira umunsi uwo ari wo wose, ariko yarababwiye ngo mwakabaye mufite ibintu bidahera bidashira bitarangira. Ababwira ayo majambo, arongera bacira umugani ubabaje, arababwira ngo ingunzu zifite imyobo, ariko umwana w'umuntu sifite aho kurambika umusaya. Ingunzu n'ingurube ziba mu mashyamba, muzabona nk'iyo ingwe yirukankanye ingurube yo mu ishyamba, ingurube itera rivasi igahita ijya mu mwobo cyangwa se marsheriere. Ofete mu mutima wawe ubuhutu bukagira ikibanza, ubututsi bukagira ikibanza, politiki ikagira ikibanza, Manchester ikagira ikibanza, Arsenal ikagira ikibanza, Liverpool ikagira ikibanza, n'ibindi 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 n'ibindi. Noneho ibyo Yesu akabigereranya nk'imyobo irimo ingunzu, ariko we yabuze harambika umusaya. Wibaze ko umuntu ashobora gufata amasaha 12 y'umurango akaburamo umwanya wo gusenga, akongera agafata 12 y'ijoro akaburamo umwanya wo gusenga, umutima uri furu. Noneho Yesu ashaka ko mumukurikira ari mu mitima yanyu kugira ngo abayobore abaderese. Namwe mushaka kumukurikira urugendo rw'amaguru n'amaboko n'umubiri, kandi uwo ufite misiyo yo kujya mu ijuru akadusigira Mwuka Wera. Niba mumukurikiye rero mu buryo bw'umubiri, muzajya muri Amerika, kuko umubiri uragenda wagera mu Bushinwa, wagenda akagera mu Burusiya no mu Bushinwa na Dubai. Ubwo urugendo rw'umubiri ntirushobora kurenga muri iyo mirwa y'isi ikomeye. Ahasigaye burya umubiri wawe haba hagiyeho stop, hari ahandi se uzajya hasigaye, hari ibindi uzambara, hari ibindi uzajya, hari indi modoka ukeneye kuzagendamo irenze iriya, kubabonye ubuzima bwiza. Naho umubiri ugarukiye. Noneho Yesu arababwira ngo iyaba mwari mufite ubwenge, mwebwe mugakenera ubuzima nyabuzima, mwakabaye mwita kuba muri mwebwe no muri njyewe, ariko nkaba muri mwe, noneho mukankurikira. Rero baravuze ngo mwigisha, aho ujya hose, aho uzajya hose turagukurikira. Arababara rero ko adafite aho kurambika umusaya muri bo, nyamara ibihumbi n'ibihumbi bimuri inyuma bigize gute, bimukurikiye. Nuko natwe rero muri iki kinyejana turimo, abantu bavuga ko ari abakristo, abandi bakavuga ko basa na Kristo, ariko mu by'ukuri ngo ingeso zacu n'imirimo yacu bigahakana ukwera no kugororoka kw'Imana Data muri twebwe. Sinimpamya rero ko Yesu yakubyara mu gakiza ukavuka uturutse mu ijuru, hama kandi ntube ufite ubushobozi bwo gukora iby'ijuru. Urumva ko bitashoboka. Imana ikubyaye usa n'Imana. Yesu igeze abwira abafarisayo ngo iso ndamuzi, Aburahamu aranzi, nanjye ndamuzi, ariko mwe simbazi. Nabo baramubwira ngo natwe dukomoka kuri Aburahamu. Arababwira ngo ya iso ni shitani, dore murashaka kunyica, kuko na so yahoze ari umwicanyi. Umuntu mu bukristo bwe akwiye guharanira kuva rendi kugeza rendi, guharanira gusa na Kristo, ndetse ukajya wiha examen, ukiha kwize, ukareba ko ibyo bintu ko kuri kugenda wisanisha ufite ishusho y'umwami wacu Yesu Kristo. Ibyo bintu ukaba ubizi neza, ukaba ubireba neza ko birimo neza muri tagete cyangwa se muri kamera. Umwami Yesu nashimye. Donc niba utari gusa n'ijuru, ntabwo uri uw'ijuru. Jya mu ndorerwamo, nusanga udasa n'ijuru, ntabwo uri uw'ijuru. Niba udakora nk'uko ijuru rikora, ntabwo uri uw'ijuru. Niba utari kugenda nk'ab'ijuru, ntabwo uri uwo kujya mu ijuru.
urumva rero n'urubanza bica bihera nyine aho nyine, siripurize cyangwa sapurayizi aho nyine bica bigarukira aho ngaho. wowe urireba ukavuga ngo mugabo, ibirenge byanjye ntabwo bisa n'iby'umwami wanjye, amaboko n'ibi bintu mbamo ntabwo bisa vrema. noneho wowe ukifatira desiziyo ukaba umukristo, nk'uko umuririmbyi yavuze ngo genda umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose gushika gupfa. genda umukristo wo mu mutima, ko kuba usigaye nkunda Kristo, icyatumye apfa yazize jewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. icyatumye apfa yazize jewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. nje ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose gushika gupfa. nje ndi umukristo ndi umutabazi, mu ntambara ndasana n'ibyaha, mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. nje ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. kinyibagiza ibyino mu isi, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. nje ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. mfite umugaba, mfite generali, mfite majoro, mfite minisitiri w'ingabo, nituba hamwe nzahora nesha. abafite abajenerali bakomeye bafite ubunararibonye mu gisirikare, bakaba bafite impamyabumenyi zo ku rwego rwo hejuru cyane. nanjye ndimo mu by'impwemu no mu by'ubugingo, nawe kandi urimo. mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. mfite umugaba geshi wa mageshi, Bwana wa magwana, nituba hamwe nzahora nesha. nje ndi umukristo uko ndi kose, maze ninumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. nzagira ibyishimo bitavugwa, nzagira ihirwe ngiye mu ijuru. umutwe si isanduku, ibyo nafashe mu mutwe nibyo. naririmba nabi naririmba neza, wihangane, umurimo wo kuririmba uzakomeza, kandi mba ndi kuririmbira data ariko ntambutse ubutumwa kugira ngo bwumve. hezagirwa na data rero unihuruniye. Yesu Kristo nashimwe cyane. ni ukuvuga rero umukristo, impuzu ze zikwiye kuba Kristo, ibyo kurya bye bikaba Kristo, intambwe ze zikaba Kristo, akagaragura ururimi bihetandwe kugira ngo avuge. kuko Yesu yaritegerezaga, Yesu yarashishozaga, Yesu yagiraga ubwenge, Yesu yabanzaga kwihweza ibintu byiwe byose bikaba biri ku murongo. Mungu asifiwe sana. uyu mwami wacu rero Yesu Kristo, ngo uwo mwami w'abami yitwa igitangaza, yitwa umuziranenge, Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, ari hehewe, ari mu mutima
mwamarihe ari mu mutima, awo mwamarihe ari mu mutima. Reka dusenge, iminota iradusize, ariko icyo twumvikanisha, icyo twashatse kuvuga ni iki wumvise. Imana itabare bene data, Imana itabare igihugu cy'u Burundi, uhoraho agutabare, uhoraho akurengere. Amasengesho aho uherereye uzayasoze, urebe umukene ugirira neza, nibugushobokera hano ni ku cyicaro, natwe uzadutera inkunga tugire gusoza kwiza mu buryo bw'amafaranga cyangwa n'ijambo n'ibindi bitekerezo. N'uwagira ikibwiriza, n'uwagira indirimbo imufasha, yazayohereza samedi ku mugoroba, ubwo n'ejo cyangwa se dimanche cyangwa se rendi, tugasereburira hamwe. Haleluya. Ngira ngo twe turi mu byishimo by'uko amezi 3 tuyarangije. Ubwo rero urumva ni igitangaza Yesu yarakoze vuba. Haleluya. Ngira ngo rero senge shima dusoze. Turagushimiye Mwami Yesu, watanguranye natwe, usozanyije natwe. Umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe. Abari kurambura ukuboko ubaha umugisha, bafasha bene wabo aho baherereye hose mu buryo bwo gusoza aya mawombi twari turimo. Ndagushimiye rero Mwami w'abami Yesu Kristo, nyir'ijuru n'isi. Uho umugisha intambwe zacu mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Intambwe zawe zibi zizagera mu ijuru, kandi amaboko yawe akora imirimo myiza uzasanga mu ijuru kiri no mu isi ukabihemberwa. Ndagushimiye rero, ugire weekend y'umugisha. Amen.